ubwo nabwirirwa gute aho nagiye barambemba sibiki barambemba ibiki ahantu hose umuntu agiye gukora niko wamuhemba ko hari nawe uje gukora kugira ngo uzamure n'impano yawe ibijyo byose si wabijya gute fata ibijyo unzigira mu superi nyine we ibyo bijyo bifata unzigire kuko aho nagiye ndajyayo oya ndago wabijya ngo twumvikane nje ndaga ibyo bintu nabyumva ndago wajya ibijyo byose ngo mbyumve abo bashitsi wagize niba batagutuye ngo bagire ico baguha uru gufata ibijyo ukabibahereza gute babwire bareke kujya njewe nakubwiye ko ndi ku Butare media urumva ni cyano ikora ibiganiro by'abahanzi n'abakomedi nanje nagiye kugira ngo ngirute nanje banzamure cyangwa se nanje nzamukireyo cyangwa se twese tuzamukireyo none afata ibijyo byose ngo wabijya nk'abashitsi urukwibona miki bati ibyo bijyo birambike mu bakuri njewe ndaje ikiganiro ndanubwo kirarenze iminota 10 ubiriyo twashwana njewe ni wabijya ngo twumvikane tubiriye angutse ndamenya niba arabijya cyangwa atarabijya ubwo sindi wabona babijya kangira n'igendere yamamare atubiriye twashwana mu by'ukuri mw'abantu mwe amaseka twe aba yaturenze impano ngira ngo murabona ko si yashakisha ati ibyo bijyo rwose hano mu Butare ntabwo turya ahubwo turi kuzamura impano yamamare uvuye he ubu ngubu ugeze he ngo rata kanze ngaruke neza ubwo tunyijeje kibijyo ndakibazo oya ibijyo birahari humura ngaruke argiye batarabijya yamamare kucyo kujya rwose yaguhitana aha mvuye i Rubavu rero mu karere ka Rubavu